Okay, tubahaye ikaze nanone kuri Tsindira Provisoire Vuba channel yacu kandi yanyu. Dukomeje no kubishimira cyane uburyo tubanye, muri gukora subscribe rwose neza cyane, muri kuzamura umubare, ariko turabagaye ko muri kwiga ibice, ntabwo mwiga isomo ngo murirangize kuko aho turi kubimenyera, kandi mwakagombye kuryiga rikarangira kuko nimwe bifitiye inyungu ahanini, kubera yuko umwarimu yigishije umunyeshuri ukabona ntafata, icyo gihe umwarimu bimutera ikibazo. Iki kizamini rero ntikigucike, iki ni ikizamini cya rurangiza, ni kimwe mu bizamini byiza ndi kubategurira byagiye bikorwa hirya hino. Iki nacyo ntikigucike, ubashije gukora ikizamini ugakora n'icyo ubushize, ndahamya neza ntashidikanya ko 70% uba ufite provisoire kandi uba watsinze ugiye ku kizamini, kuko bakunze kubyibandaho cyane. Nta gutinda rero, reka dutangire, ariko mbere ya byose nagira ngo mbigishe icyo kintu tubanjeho. Iyo shusho tubanjeho ni ishusho ya makuzungu, cyangwa se y'ikinyabiziga gikomatanye ariko cyitwa igifatanije. Kimwe bivuga ko ari ikinyabiziga gikurura, ikindi ari makuzungu, bigenda nk'aho ari kimwe of course, ariko urumva si kimwe. Hari ahantu kiriya kintu cy'umuhondo gitandukanira na kariya kantu k'umweru, muri kubona ko hari ibiziga, kiriya kintu cy'umuhondo kiryamye hejuru, niyo mpamvu cyitwa makuzungu. Makuzungu ni rumoroki yari yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga kikuruye, ngo ku buryo igice cyayo cyangwa igice cy'uburemere bwayo n'ubwo ibyitwaye biba bishikamiye icyo kinyabiziga. Murayibuka ko makuzungu nari narayibigishije rwose. Hanyuma tudatinze ngo tujye kure, nagira ngo icyo nyibigishaho nuko uburebure bwa makuzungu ntiburenza metero 17 na santimetero 40. Icyo kibazo turaza kugisangamo hagati, niyo mpamvu nifuje kubanza kukibigisha kugira ngo tuze kubibona neza cyane. Ubwo rero fata ikayi n'ikaramu kandi wegere hafi. Nimba uhise ujya mu kazi, fata pause, wandike, uvuga uti nengeze ahangaha, hanyuma nuza kongera kubona umwanya wongere usubukure. Nta gutinda rero, nagira ngo mbabwire yuko abasigaye murimo kwiga mutarakanda subscribe, nyamuneka nimukande subscribe. Birababaje kubona abantu bari hanze aribo bari kwikorera ama subscribe, kandi akaba aribo bafite umubare munini w'abakora subscribe bakaniga, mu gihe mwebwe muri mu Rwanda mutari kubiha agaciro. Ubundi bajya bavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera twabavunnye amaguru. Umugani w'umunyarwanda, dutuma mutagenda amajoro ngo mujye mu mashuri, tubibazanira hano, kandi no mu mashuri ntituri kubabona muza, muracyaza n'ubundi bisanzwe, kandi mwari mwaratugejeho igitekerezo cy'uko twabasangaho mubaha basanze. Rero nta kundi ni uku nguku. Ubwo nagira ngo mbakangurire mukande subscribe, hanyuma mugerageze gukora share kandi mushyiremo na comment, ariko mukore na comment rwose nk'abanyeshuri beza. Ubwo rero yari makuzungu, nagira ngo mbereke ko ifite uburebure, ni uvuga ngo kuva hari inyuma kiriya cyose cy'umuhondo nicyo cyitwa makuzungu, nicyo kitarenza metero 17 na santimetero 40. Apana kari agatwe k'imbere kariho, kariya ko si makuzungu. Tudatinze, nta gujijinganya, turahera ku kibazo cya mbere nk'uko bisanzwe. Noneho murabona ko nagerageje kubibakorera nkabibazanira n'ibisubizo bisurinye. Hariho abagira ubute mwagiye mubinsaba cyane, noneho ndumva nta rwitwazo, ni ugusoma ikibazo kikaba kirimo n'igisubizo cyacyo. Njyewe icyo ngenda nkukorera ni iki? Icyo ngenda nkukorera no kuguha ubusobanuro kuri buri kibazo nkakiganiraho. Nyamuneka mukande subscribe kandi mugerageze gukora comment, nibura tubashe kubona comment zanyu, tubone comment zanyu, turazikeneye. Hanyuma ikibazo cya mbere kiragira kiti: ibimenyetso bigenga uburyo bwo kugenda mu muhanda birimo ibyiciro bitatu, ari byo ibi bikurikira. A, baratubwira ngo ni ibimenyetso bimurika n'ibimenyetso bitegeka. B, bakavuga ibimenyetso byo mu muhanda, ibyapa hamwe n'ibimenyetso bibuza. Ese A na B ni ibisubizo cyangwa nta gisubizo? Ndabyemera ko A na B ari igisubizo. Kubera iki A na B baye igisubizo? Nuko biriya byose bavuze ari byo, kandi bikaba bikubiye muri bitatu. Ushaka kwibwira uti se ko bavuze ibyapa, icyo ni kimwe, ibimenyetso bimurika icyo ni kabiri, ibimenyetso bitegeka icyo ni gatatu. Kuri B bakavugamo ibyo mu muhanda, bakagarura ibyapa nanone hamwe n'ibimenyetso bibuza. Ubwo se bibaye bitandatu? Oya da, ibyapa n'ubundi bigarutsemo inshuro ebyiri hombo, ubwo nibyo bya bindi. Hanyuma ibimenyetso bimurika nizo feruje, nta kibazo. Ibimenyetso by'umuhanda niyo mirongo. Noneho bino byiswe ibimenyetso bitegeka cyo kimwe n'ibimenyetso bibuza, n'ubundi byose biragenda bikavuka muri kara kantu kitwa ibyapa. Bishatse kuvuga rero ngo n'ubundi ntibirenga bitatu. Ubundi bakunze kukibaza ngo ibimenyetso bigenga uburyo kugenda mu muhanda birimo ibyiciro bingahe? Ni 4, ni 5, ni 3, ni 2? Nta gisubizo. Icyo gihe tuhitamo kari bitatu. Hanyuma dukomeje n'ikibazo cya kabiri,
Ikibazo cya kabiri cyo kiratubwira ngo ibyapa byo ku mihanda bigizwe n'ibihe byapa muri ibi? Ese ni ibyapa bibuza n'ibitegeka ndanga hamwe n'ibyapa biburira? Ese ni ibyapa byo gutegeka, ibyo gutambuka mbere, ibiyobora ubwo ni 3, ndanga 4, ibibuza 5 n'ibiburira 6. Nagira nkubwire yuko ntabwo ibyapa byo ku mihanda moko ari 6 nubwo cyabaye B, ariko B iravuga ibyapa byo gutegeka birimo ibyo gutambuka mbere, birimo ibiyobora, cyo kimwe na ndanga ni ubwoko bumwe, nababwiye ko bufite amazina 2, ubwo bikabaye ubwoko bwa 3, ibibuza ubwoko bwa 4 n'ibiburira ubwoko bwa 5. Ubwo hatagira umuntu uvuga ngo noneho ngo ibyapa ngo nsanze byabaye amoko 6 kandi mwarimu yaratwigisha ko ari 5. Oya, ahubwo nuko n'izina rya kabiri ryo mu byapa baranarizanyemo kugira ngo gerageze kubacurika, ndetse no cyaje kibashije mu kizamini aho bagitanze. Hanyuma ikibazo cya gatatu turi kukigeraho cyo kiravuga ngo iyo kubera ubucucike bw'ibigendera mu muhanda hiremye imirongo irombereje kandi bangikanye, abayobozi bagomba gukomeza kugendesha ibinyabiziga batwaye ku murongo umwe. Birumvikana ntawe ugomba kuvunda ngo agenda akubita zigzag akata hirya hino, ntago byemewe, nicyo bishatse gusobanura. Turakomeje tugeze ku kibazo cya 4 ngo hashobora gushyirwaho amategeko yihariye kugira ngo bahagarike cyangwa bahindure ugukurikiza aya mategeko ku byerekeye kugenda ku mbago z'ibyambu n'iz'ibibuga by'indege. Birumvikana wenda nsobanuye kugeza hano uko ku cyambu, icyambu ubwo ni ahantu amato manini, ibyo biti byombo byambukira bivuye mu nyanja. Aho hantu haba hari amategeko y'umwihariko, hashushanywa cyo kimwe no ku kibuga cy'indege haba hari amategeko atandukanye nayo dukoresha hano ku isi mu muhanda, cyo kimwe nk'uko wahasanga ayo bihura, ariko ubundi akenshi biba bitandukanye nubwo hari ayo biba bihuza. Ariko ayo mategeko yihariye ngo azaba yarashyizweho ngo agomba kumanikwa n'umutegetsi ushinzwe uturere akurikizwamo kuri buri nzira banyuramo batujyamo. Ubwo nimba bagiye kwinjira muri icyo cyome muri icyo cyambu cyangwa se muri icyo kibuga cy'indege, haba hari ibyapa bihari bita bibwira abayobozi b'ibinyabiziga bivuga ngo itegeko niri ryahindutse. Ubwo rero bizashyirwaho n'abategetsi, baratubwiye ngo bizashyirwaho n'umutegetsi ushinzwe uturere, ubwo ni mayor of course. Hanyuma kuri buri nzira aho tuzagenda duca twebwe tugiye kuri icyo cyambu cyangwa se ku kibuga cy'indege, tukazabimenyeshwa n'ikimenyetso kibyerekana cyabigenewe kiba mu bwoko bw'ibyapa biyobora cyangwa ndanga, nzakibereka tukigezeho. Hanyuma ariko bagahita bakubwira ngo amategeko ntayegayezwa cyangwa atihutirwa ashyirwaho nandi. Ese ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ni amateka ya perezida, ni perefe cyangwa nta gisubizo? Igisubizo mwakibonye ko batubwiye amateka ya perezida. Ni ukuvuga ngo amategeko atihutirwa cyangwa ntakuka aba ari aya perezida. Hanyuma ayandi asanzwe bayita amategeko y'umwihariko, ashyirwaho na perefe, kandi iyo ntashobora kumara igihe kirenze amezi 3, mu gihe andi ntayegayezwa cyangwa ntakuka yo amaraho igihe cyose ashakiye. Twakomeje tugeze ku kibazo cya 5 twatangiye mbereka makuzungu. Baratubwiye ngo uburemere bwa makuzungu ntiburenza metero 17 cm 40, metero 4 na cm 20, metero 18. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki kandi mu kanya twe tumaze kwiga metero 17 na cm 40 ko kitagomba kurenza ibyo bipimo? Nuko ikibazo bakise uburemere kandi twebwe twize uburebure. Ese ubwo we ntubona ko harimo umutego? Ni gute ingero z'uburemere bazisubize mu ngero z'uburebure? Ntabwo bibaho. Wakagombye kwiseka nimba wari utangiye kumburanya cyangwa se narigeze kukiguha kidasurinyeho ukaba warakishe. Ndashaka ko muza kumpa comment mumbwire se kubibaha bisurinye gutya cyangwa se kubibaha bibaze kumwe gusanzwe ni ibihe byiza, hanyuma mumbwire icyiza kirimo aba ari byo tuzajya dukoresha. Hanyuma tudatinze turahita dukomeza, ariko mbabwira ngo mukande subscribe, hanyuma tubone ko turi kumwe, mutwereke ko mudushyigikiye. Tudatinze nagira ngo mbabwire yuko tugiye guhita dukomeza n'ikibazo cya 6 nyuma yo kubona ibyo bya makuzungu. Cya 6 ngicyo rwose kirimo kiraza gitibika cyihuta cyane ko mbona kitarimo kiraza, ndabona kirahageze. Ni ikibazo kivuga ngo abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata. Kwata ni iki? Kwata ni ukuvogera cyangwa gucamo kabiri cyangwa gukatamo kabiri. Ni ibintu bivuga ku ngingo 38 bivuga ngo abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata, mu mirongo y'abasirikare bagenda, n'imirongo y'ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu zigenda mu nzira nyabagendwa. Ahandi tubujijwe kwata ni mu mirongo y'abanyeshuri bashorewe na mwarimu, attention, kandi no mu ruhererekane. So rero kwata bashatse kuvuga ko
ari ugukatamo kabiri. Hanyuma iyo ngingo ya 38 ikomeza ivuga yuko hari abatabujijwe kwata, mbese abemerewe kuvogera, abemerewe guca muri ya mirongo y'abasirikare, abemerewe kuba baca muri b'abanyeshuri bashoboye na mwarimu, abanyura mu ruhererekane. nawe ugize kubaho uruhererekane, mbaha urugero rw'uko ari nk'igihe dushobora kuba tugiye nka kampani yacu tugiye nko ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, tukaba dufite n'amapankarite n'ibindi tugiye ku rwibutso. Icyo gihe nta muntu uba wemerewe kuza kutwivangamo hagati tutagamije gahunda imwe, cyangwa ngo uzane ikinyabiziga ugicisha hagati yacu. Icyo gihe uba ukoze icyo bita kwata. Ariko hari abatabujijwe kwata, aribo turimo turabazwa. Ndasubiramo ikibazo ngo abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata aha hakurikira. Sorry, nasobanuye cyane ndarenza. Hari ibyo bita no speed governor ngo abagenda mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata hakurikira: mu mirongo y'ibinyabiziga by'abapolisi bigenda mu nzira nyabagendwa, mu mirongo y'ibinyabiziga ndakumirwa biri mu butumwa bwihutirwa, mu mirongo y'ibinyabiziga bya gisirikare bigenda mu nzira nyabagendwa. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Mu mirongo y'ibinyabiziga bya gisirikare bigenda mu nzira nyabagendwa. Yewe aho ngo mwihangane twasurinye kitari cyo, igisubizo cyabaye C. Cyabaye C kuko naye nakitiranyije n'ikivuga ngo abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata, ariko ngo ntibikurikizwa kuri bande. Igihe bazakubaza ngo ibidakurikizwa, mbese ni bande batabujijwe kwata, nibwo muzasurinya ibinyabiziga ndakumirwa biri mu butumwa bwihutirwa. Ndakumirwa zo kuzata ntabwo bibujijwe, ntushobora kwata muri ndakumirwa rwose uzahate, uretse ko batanahatubujije, ahubwo batubujije mu binyabiziga bya gisirikare bigenda kimwe n'imirongo y'abasirikare no mu ruhererekane, cyo kimwe n'imirongo y'abanyeshuri bashorewe na mwarimu. So murihangana, ako kadusabye tuba tugasibye, ariko nicyo kwiga bimaze, ubwo muhise mwungukiramo n'ibindi. Ubwo igisubizo cy'icyo ngicyo cya gatandatu cyabaye mu mirongo y'ibinyabiziga bya gisirikare bigenda. Hanyuma igihe muzatora B, ni igihe ikibazo kizaza kivuga ngo abatabujijwe kwata, cyangwa se ngo ibyo abagenda mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata ntibikurikizwa ku bahe? Ku bayobozi b'ibinyabiziga ndakumirwa. Nibyo ngibyo rero, ndumva twakomeza. Iyo ni era umuntu aba abonyemo, umuntu wabyeditinze ntabwo yabanje ngo yitegereze neza cyane, ariko nicyo umwarimu abereyeho hano, aba ari tayari. Hanyuma turakomeje n'ikibazo cya karindwi. Icyo kibazo cya gatandatu nabwiye ko mushatse mwagisanga ku ngingo ya 38 kugira ngo kuko mumenye ko ibyo mvuga ari byo. Icya karindwi ngo kunyuranaho mu ruhande rw'ibumoso birabujijwe mu bihe bikurikira. Iki cyo turagisanga ku ngingo ya 21 ngo kunyuranaho mu ruhande rw'ibumoso. Ariko ubundi kunyuranaho bikorwa gute? Kunyuranaho ni igihe umwe agiye undi akifuza kwihuta akamusiga akamucaho. Ubwo rero nuvuga ngo iyo bavuze kunyuranaho bavuze kudepansa, bikorerwa ubusanzwe ibumoso. Nuvuga ngo umwe aba ari iburyo undi agahita munyura mu rubavu rw'ibumoso. Ndaza kubereka ishusho yabyo inyuma, ndaza kuyibashyiriraho inyuma mudahita nyibibutsa. Hanyuma ariko hari igihe bizaba ngombwa ko wa mushoferi cyangwa wa muyobozi azanyura noneho ahandi hatari ibumoso, ariho byiswe ngo birabujijwe kunyura hehe, kunyuranaho mu ruhande rw'ibumoso birabujijwe. Bitewe n'iki? Biba bitewe n'uko umuyobozi unyurwaho yerekanye ko ashaka gukata ibumoso, ntago ari uko yerekanye ko ashaka gukata. No, aho agiye gukatira hose ashobora kuba agiye gukata iburyo. Icyo gihe niba agiye gukata iburyo ntabwo kunyuranaho ibumoso tubijijwe, bwo tuzabikora. Ahubwo icyo gihe ni igihe agiye gukata. Ubwo igisubizo cyabaye nta gisubizo, kubera ko bavuze ngo ni igihe agiye gukata, kandi bari gusobanura aho akatira hariho. Ubwo iyo bavuga ko ari igihe agiye gukata, yagaragaje ko yerekanye ko ashaka gukata ibumoso, cyari kuba se, ariko kirapfuye kibaye nta gisubizo, kubera yuko bavuze gukata gusa, kandi umuyobozi aba akata ajya henshi hatandukanye. Tudatinze rero twakomeza tujya cya munani ngo ikinyabiziga cyikoreye ibintu birebire bidashobora kugabanywa, icyo gihe imizigo ntishobora kurenza metero 3 ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga. Nanone cyabaye nta gisubizo. Kuki cyabaye nta gisubizo kandi metero 3 zirimo? Nuko batasobanuye impera iyo ariyo. Bavuze ngo ntishobora kurenza metero 3 ku mpera y'ikinyabiziga. Ese iyihe? Ni iy'imbere ni iy'inyuma? Itegeko ritubwira ko ari ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga. Ubwo kuri B kugira ngo kibe B habuzemo iy'inyuma. Tudatinze, iminota ndabona iri kwihuta cyane, kandi namwe ndagira ngo mbasabe mwihute cyane mukore subscribe, hanyuma bibashe kuturyohana rwose, ibintu bibe ubuki, ibintu bibe ubutamu. Ubwo icyo ni ikibazo icyo turiho ni ikibazo cya munani ngo ikinyabiziga cyikoreye ibintu birebire bidashobora kugabanywa
yes ya ni icya munani. Nk'ikinyabiziga cyikorera ibintu birebire bidashobora kugabanywa, ntibishobora kurenza metero 3 ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga. Ya cyari kuba B ariko cyanze kuba B gihinduka D. Yes, tudatinze ahubwo twahita tureba icyo kibazo cya 9 kivuga ngo ahatari mu nsisiro ibyapa biburira bigomba gushyirwa hehe. Bigomba gushyirwa ku ntera metero 150 kugeza kuri 200. Icyo nakiberetse, nagiye mbisurinyeho rwose mwabibonye nta kibazo niyo byaducika tutabivuzeho, twe twarabanje kugenda tubibigisha. Hanyuma ikibazo cya 10, ikibazo cya 11, icya 10 cyo kivuga yuko birabujijwe kuvuza amahoni cyangwa gusakurisha moteri cyane ahakurikira: umuntu ahegera inyamaswa n'amatungo. Yes, icyo cyo twagisiriye mwakibonye. Cya 11 aricyo kibanza kuri iyi shusho yanyu igezweho, kitubwira yuko ngo iyo umuhanda ugabanijemo ibisate bitatu. Yes, muri hangana twavuze amagambo menshi cyane, computer ntigutegereza yahise yo ikomeza, ariko ntacyo turashyikiriye kandi ikizajya twe twagiye tubasubiriza ngo iyo umuhanda ugabanijemo ibisate bitatu kandi ukugendamo bigakorwa mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe kunyura mu gisate cyerekeye inkombe y'ibumoso. Birumvikana ntago kunyura mu nkombe mu gisate cy'ibumoso byemewe, ahubwo tugomba kugendera iburyo tukabuzwa icy'ibumoso, hanyuma icyo hagati tukagikoresha twese tunyuranaho. Ubwo bivuze ngo abamanuka badutanze kunyuranaho, twe tuzamuka tuzaba duhagaze, abamanuka babanze baceho tubone kukinyuramo. Ntago tubujijwe kunyura hejuru y'imirongo, ahubwo igihe tubujijwe kunyura hejuru y'imirongo ni igihe bazaba batubajije cya kibazo kivuga ngo iyo kunyuranaho, iyo kugenda ku mirongo ibangikanye byemewe kandi ibisate by'umuhanda bikaba bigaragazwa n'imirongo icagaguye cyangwa idacagaguye, abayobozi nibwo bujijwe kunyura hejuru y'iyo mirongo. Hanyuma 12 iragira ati ibyapa byo ku mihanda bigomba gushinga iburyo bw'umuhanda ku buryo bigira umusozo ukurikira utari munsi ya metero 1.50, utari na hejuru ya metero 210. Bivuze ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Hanyuma tugeze kuri 13 ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa ku ikamyo ifite kilogarama 12,500 nturenza kilometero 60 mu isaha. Kubera iki? Kuko ibinyabiziga bigendera muri kilometero 60 mu isaha ni ibinyabiziga bifite uburemere buri hagati y'ibiro 3,500 kugeza ku biro 12,500. Mu kizamini giheruka bari babajije ikamyo ifite uburemere ntarengwa bwemeye burenga kilogarama 12,500. Icyo gihe mwatoye kilometero 50 mu isaha nyine hatari mu rusisiro. Noneho kuki kilogarama 12,500 zongeye kugaruka, noneho tukaba dutoye 60? Nuko bavuze ngo iyo kamyo yacu kuri iki kizamini babajije ahangaha ho, nuko baje ivuga yuko ifite ntabwo ari irengeje. Muri examen baheruka gutanga imwe nabahaye nayo iriho muyishake, ivuga ikamyo ifite uburemere burenga, none iyo yaje bavuga ko ifite full. Ubwo bivuze rero ngo biratandukanye. Ifite 12,560 kumanuka kugeza ku biro 3,500, hanyuma irengeje ibiro 12,500 igendera muri 50, cyo kimwe na velo moteri. Hanyuma tugende gake gake twitonze rero, akantu ku kandi, ntago twongera kurangara, tuzajya tuvuga amagambo menshi cyane tutari mu bizamini. Kandi abenshi muba mutubwira ngo mushaka ko tuvuga ibintu byinshi cyane kugira ngo mubyumve, ariko murana ko tuba ducikanywe n'ikizamini. Ikibazo cya 14 cyo kiravuga ngo umuyobozi ntashobora gusiga ikinyabiziga kitabanje kwiringira ibi bikurikira: ko nta mpanuka iri bube, ko cyakoreshwa nta ruhushya rwe. A na B ni ibisubizo by'ukuri, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano abantu benshi cyane bahita bavuga ngo kuki kitabaye A na B. A na B kereka iyo B iza kuvuga ngo kereka kitakoreshwa nta ruhushya rwe. Ni ukuvuga ngo mbere yuko usiga ikinyabiziga ku nzira nyabagendwa, mbese ntushobora kugisiga utiringiye ko kitakoreshwa nta ruhushya rwawe. Mu magambo makeya, ugomba gusiga imodokari yawe uzi neza ko ifunze kabisa nta kibazo, ku buryo washaka kuyishipota, ashaka kuyitwara yabanza gusaba uruhushya rwawe. Uruhushya rwawe baba bashaka kuvuga rero nta kindi ni kontaki. Kontaki ariko ntiyemewe mu Kinyarwanda, ahubwo ni uruhushya rutuma ikinyabiziga kigenda, ubwo ni urufunguzo. Icya mbere ugomba kuba wizeye ko aho uyisize nta mpanuka iri bube. Kabiri, ukaba wizeye yuko
itaze guteza impanuka nyine, kabiri ukaba wizeye yuko itaza gukoreshwa nta ruhushya rwawe. Mu yandi magambo, abantu bafite imodoka zapanutse zashize ku buryo ushobora guteranya insinga cyangwa ugashitura igahita yaka, ntabwo biriya bintu leta ibyemera. Ikindi nk'amamoto, ushobora guparika moto wenda nk'imbere ya resitora ugiye kurya kandi uzi ko moto yawe yakiriza agace batiriwe bashyiramo kontaki kubera ko yapanutse. Ibyo byose ni amakosa. Haramutse hakozwe iperereza mu gihe ikinyabiziga cyawe cyibwe bakamenya yuko cyakoreshejwe nta ruhushya rwawe, wabihanirwa. Nubwo waba wibwe bakagufata n'ubundi bayifashe baguhana, kandi ibyo mubimenye. Hari ibintu mvuga mukagira ngo ni blague z'abarimu, ariko ntabwo ari blague, kuko urumva ndamutse ndi nko muri iyo position ni njyewe wakwihanira. Hanyuma turakomeje n'ikibazo, ubwo iki kibazo cya 14 nyine gisangwa ku ngingo 32. Kuba gikeneye mwajyayo mukakira kubigendanye no guhagarara umwanya muto n'umwanya munini. Hanyuma ubwo kivuga ngo umuyobozi ntashobora gusiga ikinyabiziga cye atabanje kwiringira ko nta mpanuka iri bube. Icyo ni icyambere, ugomba kuyisiga. Niyo mpamvu ubona bashyiramo antivore cyangwa se feri ame, bagashyiramo feri yo guhagarara umwanya munini. Burya babanje no kwiringira ko nta mpanuka iri bube. Rimwe na rimwe ashyiraho n'ikigingi cyangwa agashyiraho ibuye. Burya barimo arubahiriza iki? Iri tegeko riri ku ngingo 32, kandi ngo akiringira ko kitakoreshwa nta ruhushya rwe. Noneho hano yatangiye ngo kwiringira ko cyakoreshwa nta ruhushya rwe. Ubwo yiringiye ko cyakoreshwa nta ruhushya rwe ntibyemewe rero, ntabwo be yemewe. Yari kwemerwa iyo baza bavuze impakanyi. Sawa. 15 twihuta tukivaho cyo twarakize bihagije, niyo mpamvu iminota yacyo nayiriye. Ngo igisobanuro cy'icyapa gishobora kuzuzwa, kugenwa cyangwa gusiganurwa n'ibyapa by'inyongera bifite ishusho y'urukiramende. Okay, mukande subscribe nyamuneka, kandi mukore comment, muduhe ibitekerezo munsi, mwashima mwagaya, biremewe, nta kibazo rwose. Dukomeze ibyo bibazo bitatu bikurikiyeho aho ngaho, tugiye kubyiga neza cyane. Cya 16 cyo gitangira kitwibwirira ngo okay, 16 kiravuga ngo uburebure haseguriwe amategeko yerekeye gutwara ibintu birebire, cyangwa se uburebure hasegura amategeko yo gutwara ibintu bitagabanyika. Imizigo ntishobora gusumba ikinyabiziga, cyangwa ari ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntisumbe umutwe w'ibikururwa. Ni ukuvuga iki? Bya bindi by'inyamaswa baba barimo baratubwira bikururana, biriya byose baba bagomba kubipakira ariko ntibirenge umutwe. Niba ari kiriya kimodokari bapakiyemo kiri inyamaswa zigenda zikurura, baba bagomba gupakiramo ibintu ariko ntibirerete ngo bisohokemo ku buryo byagenda bikabakaba ku nyamaswa. Ubwo rero nicyo bashatse turagisanga ku ngingo 61 igika cya 2. Hanyuma ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17. Yes. Igihe muzasubiza A ku cya 16 n'igihe bazaba babajije ubugari bupime mu butambiko ubwo ari bwo bwose ku kinyabiziga. Hanyuma igihe muzasubiza B ni igihe bazaba babajije ngo iyo ikinyabiziga cyikora ibintu birebire bidashobora kugabanywa, icyo gihe imizigo ntishobora kurenza metero 3 ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga. Murabona ko iki kibazo twagihoranye kare, cyari nimero ya 8. Musubireyo murakibona, muraza gusanga cyabaye nta gisubizo kuko batubwiye metero 3 ku mpera y'ikinyabiziga, ariko ntabwo bigize basobanura ngo ese iyo mpera ni iyihe, kugeza ubwo iki kibazo kije kisobanura ngo ni metero 3 ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga. Hanyuma 17 tudatinze yirazi kwibwirira ngo ibyapa byereka abagenda ibyo bajwe cyangwa bategetswe bimeze nk'ingasire. Nababwiye ko ibyapa bibuza n'ibitegeka amashusho yabyo ari ingasire. Kuki babyita ingasire? Nuko biba bisennye hose nta mwanya urangaye bifite. Uruziga nabahaye urugero rw'ikiziga cyangwa se igipine, buri ipine ikoze mu buryo bw'ikiziga. Ubwo rero ntago icyapa n'ipine ari bimwe, nubwo byose bikoze muri muviringu cyangwa mu bizeru. Hanyuma impamvu bakise ingasire yindi nuko kidafite umwanya, kitarangaye, kandi niyo waba ugihonjoye uko ushaka kose gipfa kuba kimeze nka muviringu, kiremerwa. Niyo mpamvu babyise ingasire, ntago ari uruziga. Nubwo hari uburyo mu mibarize ababaza bajya bakoresha uruziga, dupfa kubyakira uko, ariko sibyo. Mu mijyi imwe no ku mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorezi ntarengwa bwemewe kuri buri mutambiko usanzwe ufungwaho ibiziga 4 ku mitambiko 2 ikurikiranye ntiburenza toni 16, mu gihe umutambiko umwe ari toni 10, imitambiko 2 16, imitambiko 3 toni 24, mu gihe ikamyo muri rusange idashobora kurenza toni 53. Aho ngaho ni ku mihanda y'imijyi kimwe n'iy'igihugu. Hanyuma ku yindi mihanda ibibazo muzi ko tumaze iminsi tubikora.
19 iyo nta nkengero iringaniye n'umuhanda ihari cyangwa iyo hadashobora kugendeka. Ariko mbere y'uko tukigeraho icyo ngicyo nabanza nkabisabira akantu gatoya. Murabona ko tuba twavunitse wabereka ukuntu icyuya kiba cyanyishe mu minsi mike y'abenshi ngo barashaka kujya ngo nigisha bambona. Niba aricyo bizatuma bakora subscribe ntabwo mbizi, ariko wabereka ukuntu icyuya kiba cyatwishe twakoze research, twakoze icukumbura kugira ngo tubahe ibintu bitariho ivumbi n'itaka. Ariko biratubabaza iyo tubona abantu biga batakoze subscribe. Rero nyamuneka mubikore rwose nta bitwaye n'ubuntu. Subscribe hari uyumva nubwo ngo ari ukuriha cyangwa se kugira ibyo uba wiyemeje runaka, nta kintu uba wishyuye, ariko ni for free, n'ubuntu rwose. Nyamuneka subscribe natwe mukatunezeza. 19 ngiyo nta mategeko, iyo nta nkengero imini iringaniye n'umuhanda ihari cyangwa hadashobora kugendwamo, ingorofani zinyuzwa ku nkengero zegutse. Ubwo inkengero zegutse ni bordure mu yandi magambo. Hanyuma ngiyo hatari utuyira two ku mpande z'umuhanda cyangwa inkengero zigiye hejuru. Mu bigendanye n'amategeko y'ingorofani, bordure tuzita inkengero zegutse. Hanyuma mu bigendanye n'amategeko y'abanyamaguru, bordure tuzita inkengero zigiye hejuru. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko uko wabyita kose hose ubuvuze hamwe, ariko uramutse uvuze ahandi ukahitiranya n'ahandi bagukubita ikizeru rwose kivuze ubuhuha. Wakagombye kumenya gutandukanya ko iyo inkengero iringaniye n'umuhanda idahari, ubwo ni ka kayira kaba kari hirya ahantu hanyuramo amazi, iyo kadahari ingorofani zirurira zikanyura ku nkengero zegutse. Mu mategeko y'abanyamaguru zitwa inkengero zigiye hejuru. Mu mategeko yo hanze ahangaha y'abantu bihimbiye bahita bordure. Sinzi aho bordure yavuye, ni indimi z'amahanga. Hanyuma rero ngiyo hatari utuyira two ku muhanda cyangwa inkengero zigiye hejuru, rero iyo bordure zidahari abanyamaguru banyura mu tuyira turi ku musozero cyangwa se ku musezero w'umuhanda, ni hirya hafi y'ibyatsi ahantu haba hari agakaburimbo k'igiheri ukuntu. Icyo gihe rero niho abanyamaguru baba bagomba kujya guca mu gihe batabonye za nzira zabo. Nagira ngo mbamenyeshe yuko iki kizamini cyacu ugikeneye kiri mu mpapuro kugira ngo ube wagikora cyo kimwe n'ibindi, ushobora guhita utwandikira kuri 0785 32 20 tukakiguha, cyangwa se tukakiguha kuri email. Nabwo ukatwandikira kuri email yitwa tsindiraprovisoire@gmail.com. Hanyuma tukakiguha naho, cyangwa se ukadusanga no kuri Facebook kuri Tsindira Provisoire vuba naho tukagufasha. Ubwo rero nyamuneka nagira ngo mbashimire mbabwira ko icyo cyari ikizamini, ariko hari ibintu twigeze twiga mu kizamini ku bigendanye no kunyuranaho. Ndakeka cyari ikibazo cya 7 aho batubwira ngo kunyuranaho mu ruhande rw'imoso birabujijwe. Rero ubwo kunyuranaho nuko bikorwa, ibyo nibyo bita kudepansa. Icyo gishushanyo nagerageje kubakorera, no vanga iyo ugiye kunyura kuri icyo kinyabiziga ugomba kucyitaza, ugasiga umwanya utari munsi ya santimetero 50, ugacaho ukirukanka, hanyuma kandi ukibuka guhita ugaruka iburyo bw'umuhanda. Ubwo rero kunyuranaho bikorerwa ibumoso. None mu gihe kamyo ihise igaragaza ko ishaka gukatira ibumoso, icyo gihe uyu w'inyuma ngiye uyu nguyu utwaye nsabwa guhita ngabanya umuvuduko, nkamureka agakata kagiye ngiye nkamunyuraho iburyo. Nibyo mpamvu bavuze ngo kunyuranaho bikorewe ibumoso birabujijwe igihe iyo unyurwaho yagaragaje ko agiye gukata ibumoso. Ubwo no kuvuga ngo impamvu cya kindi cyabaye nta gisubizo nuko batashyizemo gukata kwa nyako. Ese ni hehe yakataga ajya ese. Ubwo no uvuga ngo uyu nguyu ntago ari cyo nari ngendere kubera kanyene kagiye gukata, nagira ngo mbere kuko banyuranaho nuko nguko. Hanyuma ku bigendanye no kunyuranaho kandi, ubushize nayo nababwiye yuko umuyobozi wese ubonye ko bagiye kumunyuraho agomba kwegera uruhande rw'iburyo rw'umuhanda atongereye umuvuduko. No kuvuga iki? Hari abavuze ngo ariko mwarimu nayo ngo ntugahimbe. Reka noneho mbere katari uguhimba. Isomye irangingo 21 igika cya 6 nyine usanga ari byivuga. Ntago irangingo igikubwira ngo ugabanye umuvuduko. Noneho reka nkwibarize, niba ugiye Huye uhagurutse mu mujyi wa Kigali, uko bagiye kukudepansa kose ukagabanya speed, uko bagiye kukudepansa kose ukagabanya speed, ubwo urumva wazagera iyo ujya? Nukuvuga iki? Nukuvuga ko ubukoze amakosa. Ntago ubworoherane bakubwiramo hariya mu muhanda ari ukugabanya umuvuduko ngo kunde ngo rubanda baceho bagende. Oya da, ibyo si byo, bareke. Kuko umuntu ugiye kukunyura hagomba kuba yizeye ikinyuranyo cy'umuvuduko wawe nuwe kugira ngo abashe kukunyuraho. Mu bintu ugomba kwiringira
ku kintu cya gatatu bakubwira ko igisate cy'umuhanda ugiye kunyuramo ngo kigomba kuba kitarimo inkomyi mu ntambwe zihagije ngo kugira ngo hakurikijwe ikinyuranyo cy'umuvuduko w'ikinyabiziga atwaye n'uwo bagiye kunyuraho. uri kumva ngo imiyoborere idatera impanuka cyangwa ngo ibangamira abagenzi bava hagana. Mu yandi magambo agomba kuba afite umuvuduko wihuta cyane, hanyuma akabasha kugira gute, akabasha kukunyuraho, si ngombwa kugabanya umuvuduko. Nugabanya umuvuduko ni uburenganzira bwawe, nta nubwo itegeko ribikubuza, nta nubwo umukozi ubifite yashaka guhana ngo uko wagabanyije umuvuduko ugiye kukudepansa, ariko si itegeko. Itegeko ni ukutongera umuvuduko. Ukora ibintu bibiri: iyo ubonye ko bagukurikiye bagiye kukunyuraho, wegera uruhande rw'iburyo rw'umuhanda utongereye umuvuduko. Ikindi nuko ngo umuyobozi wese ugenda mu muhanda igihe ubugari bwabo budatumanyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba umuvuduko w'ibinyabiziga n'uko ubutaka bumeze. Mu yandi magambo, urabanza ukareba uko ubutaka bwifashe mbere yuko ukandagira mu kayira k'abanyamaguru mu gihe cy'inyuranaho, kandi ukandagiramo si unyuraho ahubwo n'unyurwaho. Hanyuma kandi kanababwira mu kunyuranaho nuko umuyobozi wese ushaka kunyuranaho agomba kwitaza umugenzi cyangwa abagenzi be yanyuzeho. Icyo ni cya kimakuzungu twatangiranye, nicyo kigarutse kudusoreza. Makuzungu nababwiye ko ari romoruke yari yose yagenewe gufatishwa ku kinyabiziga kiyikuriye, ku buryo igice cyayo cyangwa igice cy'uburemere bw'ibyo itwaye biba bishikamiye ikinyabiziga. Ubwo rero iyo niyo makuzungu, ntabwo tuyitindaho. Nababwiye ko makuzungu uburebure bwayo kuva hariya handitse de inyuma yayo kuri kariya kantu k'umuhondo kuzamuka kugera hariya inyuma kariya k'umweru, icyo nicyo cyitwa makuzungu. Kigomba kugira uburebure butarenze metero 17 na santimetero 40. Ntabwo ari itegeko ko makuzungu igomba kugira metero 17 na santimetero 40. Hari abantu babyumva nabi, bari kutuha maximum y'uburebure bwayo, bari kutubwira intarengwa cyangwa se iherezo. Bivuze ngo igiye munsi nta kibazo, ikibi nuko yagira metero 17 na 41 kuzamuka, ariko ubundi makuzungu ngo ntirenza metero 17 na santimetero 40. Sorry muri hangana, twavuze menshi tukageraho tukabigenza gutyo nyine. Hanyuma akandi kantu ngiye kubibwirira ngo umuyobozi ushaka kunyurana agomba kwitaza cyangwa akitaza umugenzi cyangwa abagenzi yanyuzeho. Kwitaza ni iki? No guhunga no kwigirayo nyine, kugira ngo utagenda wikuba ku kinyabiziga. Urugero nk'iki ngiki ndimo ndabereka, ariko kukigarura inyuma si ngombwa. Mwakibonye kiri iyo ugiye kukinyuraho ugomba kwitaza, nawe ugomba kugenda wikubaho. Igihe cyose ugomba gusiga umwanya utari munsi ya santimetero 50 iyo ugiye kunyura ku kinyabiziga gisanzwe cyangwa ugiye kunyura ku kinyabiziga gikuruwe n'inyamaswa. Ibinyabiziga bikuruwe n'inyamaswa nabiberetse kenshi. Nanone ngo uwo mwanya ntushobora kujya munsi y'imetero imwe ugiye kunyura ku munyamaguru. Bashoferi mu byumve cyangwa namwe muzababo, ugiye kudepansa umunyamaguru ugomba gusiga umwanya ungana n'imetero. Hanyuma ku kinyamitende nababwiye ko ari ikinyabiziga cy'ikiziga kimwe, bibiri, bitatu cyangwa bine kigendeshwa n'ingufu z'abantu bakiriho bakoresha ibirenge cyangwa intoki. Iyo ugiye kukinyuraho nacyo ubwo usiga imetero. Ku nyamaswa ihetse umuntu nabwo ugasiga imetero, cyangwa se inyamaswa idahetse umuntu nabwo ugasiga imetero. Ikigaragara cyo nuko mu kudepansa bisaba kwitonda. Iyo ugiye kunyura kuri mugenzi wawe ugomba gushyiramo umwanya kugira ngo utabasha kumukuba ukamuharura ukamukuriraho amarangi, cyangwa se nimba ari nk'igikamyo kikaba cyakwangiza. Ubwo rero nagira ngo mbabwire yuko ari uko twareshyaga muri iki kizamini. Mu kanya tugiye kubamanukurira irindi somo ry'umuvuduko. Mu kanya amasomo y'imivuduko agiye kubagera hari menshi cyane. Nyamuneka umuntu twigishije amategeko y'inzira nyabagendwa cyangwa y'umuhanda akaba atazi umuvuduko, burya nta kintu aba yarize. Akaba atazi kubisikana no kunyuranamo nako turi kubinyuraho. Nagira ngo nkurarikire yo gukurikira iryo somo, kandi nkurarikira gukomeza gukanda subscribe. Nyamuneka mutugirire neza nkuko natwe turi kubafasha. Murakoze cyane. Yari Teacher NG. Ciao ciao. All right.